Murakoze ndatangira nsuhuza kandi nshimira wowe ufunguye ino video bwa mbere mwakire kuri iyi channel yacu Nyabatatu Yacu TV kandi nkusaba kugira ngo ukore subscribe kandi kuri ako kabuto k'umutuku mu kuboko ko hasi munsi ya video mu kuboko kw'ibumoso. Ibyo bintu nkubwiye bizajya bidufasha kudutera imbaraga mu kugira ngo tubagezeho cyangwa se tukugezeho icyo twiyemeje kuzajya tukugezaho cyangwa se icyo muzagenda mudusaba muri benshi. Ku Nyabatatu Yacu TV twiyemeje kubagezaho cyangwa se kuzajya tubagezaho amakuru agezweho muri politiki, cyane cyane kuvuga kuri amateka y'igihugu cyacu acukumbuye kandi mazima yabayeho, kuko amateka ababaye ibyamamare muri politiki, ibintu bisa nk'ibyo nibyo tuzajya tubagezaho. Ariko uyu munsi wo birasa n'ibitandukanye kuko tugiye kuvuga kuri opozisiyo. Ntabwo bitandukanye cyane, bifitanye aho bihurira, gusa twiyemeje kuzajya tubagezaho ibyo tubabwiye hejuru. Ariko uyu munsi tugiye kugira ngo tuvuge kuri opozisiyo kuko ni ikintu gisa n'ikibangamiye iterambere ry'u Rwanda, ariko nabyita bari abantu bari hanze y'igihugu, bari abantu bita ngo muri opozisiyo, bari abantu bita ngo hari n'abanye ngo ni guverinoma ngo z'u Rwanda ngo zikora mu buhungiro. Ibyo ntacyo ko tubireke. Gusa ibyo bintu ntabwo, niba muzanyumva ndagira mbabwire, mwita ko mukunda igihugu ariko muracyanga, ndetse sinzi mumbabarire mucyanga urunuka. Ayo magambo muvuga muzi ngo murakina, murarimbura igihugu. Hari abo njye numva bavuga ngo perezida ngo yarapfuye, ukazinjurwa no gushyira video nk'iyo ngiyo ku mbuga nkoranyambaga ubeshya abanyarwanda. Urabeshya umuntu wihingira, urabeshya umuntu wifitiye inka ze ugamije kwiteza imbere, uteza inyungu muri iki kinyoma cyawe, ariko urishe ku rundi ruhande urarimbuye. None se niba ubeshya umuntu wifitiye imishinga runaka, umubeshye ko byacitse byakabaye, ukamuha ibimenyetso, wowe wita ko bifatika, ibyo kuyobya ubwonko bw'umuntu ukeneye kwiteza imbere, akiteza imbere ubwe ku giti cye, agateza imbere urubyaro rwe n'abamukomokaho, ndetse agateza imbere igihugu cye, warangiza ukamuyobya gutyo wiyita ngo uri muri opozisiyo. My friend, reka mbabwire, ibyo ni ukwanga u Rwanda, ni ukwanga igihugu n'abagituye. Wiyita ngo uri muri opozisiyo, ngo ukunda igihugu, ngo warahunze, ngo ugashingira ku mateka, uza ukabeshya, ukayagoreka kubw'inyungu zawe. Mw'abantu mukora ibyo, n'ababakurikirana, n'ababakunda, n'ababakurikira mu buzima bwa buri munsi. U Rwanda rwacu rufite aho rwavuye, rufite n'aho rugeze, ndetse aho ruzagera mwashingiye ku rubyiruko rwarwo. None murimo murarwica mu mutwe, muriyobya, murureba amacakubiri. Ibintu byabaye bya kera, habayemo amakosa mu mateka, yakarakosorwa namwe, none mube murayashimangira mubeshya, mukazanamo ibinyoma bituma umunyarwanda adakora ngo yiteze imbere. Abanyarwanda ndabashimira, barakora, ariko hari abo muca intege, hari abo mva ariko kabaye n'ubundi sindakora ngo bimare iki, n'ubundi ko byacitse. Umusanzu rero mutanga w'ibitekerezo bipfuye ibihe by'abanyarwanda, mushaka mwabireka, kuko igihe kimwe muzabibazwa. Urabeshya ngo perezida yapfuye, uzana ibimenyetso biri aho by'amafuti bidafite ishingiro, ukeneye inyungu zawe bwite. N'utabibazwa n'igihugu ubwacyo, n'Imana izabikubaza. Abo bantu beshya, abo bantu uyobya, ni intambara ubwayo. We wita ngo tuzarwana, ngo tuzakorera revolisiyo, ngo ubwoko bwacu bwarakandamijwe, ngo abana ngo b'abahutu ngo ntabwo biga, ngo iby'ingoma ya cyami ngo nibyo byagarutse mu Rwanda. Akoze niba utagera mu Rwanda, niba uherukamo kera, basi wajya ubaza n'amakuru. Ase nta n'isoni mugira, nta nubwo mugira impuhwe z'igihugu cyanyu. Oya, nimurekere aho
igihugu cyanyu ntabwo gikeneye guhangana, ntabwo gikeneye amatiku yo gutikura nk'ibyo mpamvu mutikura, gikeneye amaboko yanyu, gikeneye gushyira hamwe kw'abanyarwanda, gikeneye guhuza ubwenge n'ubwonko, tugakora ikintu gikomeye kizaduteza imbere ubwacu, kigateza imbere abana bacu. Gukenera kwamamara, gukenera kumenyekana binyuze muri ibyo binyoma mushyiraho ahantu kuri YouTube, ni ugusenya u Rwanda. Urimo uramamarira mu gusenya u Rwanda, nubwo abayobozi barwo bagerageza kurondora aho kubaka. Agakosa kose gakozwe n'abayobozi mugashingiraho mukakagura kurenza kukagura, nyamara mwakabaye mukosora mu buryo buzima nk'abantu bazima, ngo mwarize, ngo mu mahanga muzi ubwenge musobanukiwe byinshi. Ariko yaba mwarebaga iki gihugu mukacyitegereza, nyamara ntabwo gikeneye guhangana, ntabwo gikeneye kuryana, gikeneye guhuza amaboko n'ubwonko n'ubwenge, mugakora ikintu gikomeye. None se nimuryana mwakabyara mufite abana babakomokaho, mufite abazabakomokaho, amateka azandikwa mu gitabo, nubwo mwabaye ibikwari bituka igihugu cyanyu. Niba ufite ibintu upfa n'umuntu by'umwihariko, wijya hariya ngo uyobye abanyarwanda. Ngenda avuga kuri opozisiyo, imigenzereze y'abayobozi bacu, iyo nzi n'iyo mbona, iyo ntabona ntabwo tuzagenda tubivugaho nako. Gusa opozisiyo mwe, ubundi ntabwo mwakabaye mugira opozisiyo, mwakabaye mwirengagiza ibiba mukaza mugakorera igihugu cyanyu, gikeneye amaboko yanyu. Murambaza cyane iyo mbona muvuga biriya, mukagoreka amateka mwamenye, mukica abantu mu mutwe, mukajya muri abo banyamahanga mukababeshya ngo jenoside ngo ntabwo yakabaye yarabaye, ngo yatewe, ngo nihanurwa ry'indege yahanuwe na RPF. Muribeshya, murabeshya. Maze jenoside niba itarabaye, tuzagenda tuvuga amateka, ariko jenoside ntabwo yahanuwe na FPR. Ntacyo katuvuge ko nta tutazi uwayahanuye, yenda ni FPR cyangwa se ni MRN cyangwa se ni Nexfari n'iki. Ariko none se niba ariyo yateye jenoside, abanyarwanda gutaha kwabo ko byakanzwaga kuri Habyarimana akigurutsa ngo igihugu cyuzuye, ko amashyaka menshi akimara kujyaho muzi byabaye. Ibyo tuzagenda tubigarukaho, gusa opozisiyo ni murekere. Igihugu ntabwo gikeneye guhangana, ntabwo gikeneye kuzana ubuntu bw'ubumenyetso ngo ushyire hanze ngo abantu ngo bagukurikirane ari benshi, ukeneye amafaranga, ukeneye inyungu z'ako kanya, nyamara urimo kwica igihugu cyawe uvukamo, igihugu cyawe, karande yawe, inkomoko yawe, urimo urayisiba. Ni nko kugenda usiba ugaruka unyuramo n'ubundi utaha. Girira impuhwe abanyarwanda, girira impuhwe abana bato, girira impuhwe urubyiruko rudafite icyo rwamenye gihagije, aho uwakabaye arugira inama, uwakabaye aruyobora n'uruyobya. Mukore subscribe kugira ngo muzajye mubana natwe mu mateka, mu makuru agezweho, twemeze kuzajya tubagezaho. Murakoze.